ukumva nyine ko ari ubwenge bwawe ariko ni ukuri covid yarampumuye nabonye ko buri kintu cyose gishoboka yego aho umukene aringanira n'umukire aho twese tuguma mu nzu ntihagire usohoka aho twese dukaraba amazi amwe aho umva ni ukuri mu myaka 3 nibwo nabonye ko ngomba kwiyegereza Imana kuko ngewe nagaragaweho n'ibimenyetso bya covid cyane Imana irandengera mw'abantu nibwo sa nkaho nabonye imbaraga z'Imana n'ubundi narazibonaga imbaraga z'Imana ariko nibwo nabonye imbaraga z'Imana nabonye imbaraga kw'Imana iyi saha ishobora kubika isi isogonda rimwe ishobora kukuzamurika gukura mu mukungugu ikakwicazanya n'ibikomangoma nabonye ko Imana ishobora kukuhanura hejuru ikagushyira hasi uze ngo muri 2019 ndabyibuka covid yaraje abatarasengaga benshi bahita bamenya gusenga n'abasengaga by'imikino bahita basenga bitari by'imikino covid katangiye ari akantu gatoya gasuzuguritse kaza ari akantu twumva ko nyine kadakaza ariko aho twumviye ngo hajemo ibishinge burya nta muntu udatinya urushinge bareke dufatiranye baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka kandi iyo rimaze kugaragara rigaragarira wa muntu wari uri kugira ute wari uri guhinga cyo ngo rero niba natwe icyorezo cyamaze kugira gute kutwinjiramo tukaba tumaze kubona kiri kwica abantu kirimo kiradutwarira abantu kiradutwarira abavandimwe inshuti abana ni ukuri mugerageze pe mugerageze ibishoboka byose mwirinde mu bishoboka ibyo ari byo byose kandi mushyireho no gusenga Ndabirambiwe TV wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe ngewe muri kumwe nawe nitwa Nshimiyimana Emmanuel tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi niyo mpamvu nifatira urugendo nkifatira umwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana abavuga butumwa abahanuzi uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kutuzanira umukozi w'Imana umuvuga butumwa umuhanuzi Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe Emi umeze gute ndashima Imana meze neza wambaye neza urasa neza kuva ku marinete kugera hasi kabisa urasa neza cyane Imana ishimwe cyane ni ukubera Imana amina umuntu bita Mignone uramuzi Mignone Aposo Mignone yes ndamuzi ntabwo bajya bakubwira ko musa oya niwo bimbwiye bwa mbere yego ngiye ndi kubona mujya nko gusaha akantu k'agashusho ariko ngo amaraso ya Yesu yatumye twese dusa Imana ishimwe ko nanavuze undi muntu wo hanze nkavuga umuntu w'iwacu yes reka mbanze mfate umwanya nshimire aba bantu by'umwihariko bafite impano zidasanzwe zo kuba batwemerera cyangwa se bakadukurikira bakanezezwa n'ibiganiro dukora bakanezezwa n'ivugabutumwa tunyuza hano bagafata uyu mwanya wabo bagakanda subscribe by'umwihariko ni Imana ikomeye kubona umuntu yishimiye ibiganiro mukora cyangwa se agakunda ibintu munyuzaho agakanda subscribe reka mbabwire ngo kabisa naba agaciro kuri twebwe kandi Imana igikomeza ibahereze umugisha kubera umutima w'urukundo n'umutima w'amarangamutima bagira amen hanyuma rero mbere yuko ntangira gusuhuza abantu badukurikira umunsi ku wundi reka ubanze wibwira abantu badukurikiye birashoboka ko abasanzwe badukurikira no kuri Ndabirambiwe TV atari ubwa mbere bakubonye abakubonye ejo hashize babonye imirimo Imana yakunyujijemo amagambo meza Imana yagutumye kuri bo twavuze byinshi tunaganira byinshi ariko uyu munsi mfite n'amatsiko hanagira n'inyota yo kumenya icyo Uwiteka yagushyize ku mutima cyane ko ari nacyo tugiye kwibandaho uyu munsi reka ubanze ubibwire ubundi tuganire ku magambo meza Imana yagushyize ku mutima birashoboka ko arashobora kubona akabonera umukobwa urabona ndi umukobwa oya nyine njye nanivugiraga nk'abandi arashobora kubona akabonera umukobwa hari n'ushobora kubona akavuga ni uyu mubyeyi nyine akenshi iyo umuntu yibwiye abantu bakamumenya ngo kera abana b'Imana barateranaga bakabanza bakamenyana rero reka ubanze ubibwire hanyuma banabashe kukumenya ku buryo rero wakwifuza kukuganiza akaba yaguhamagara akamenya uko arahamagara apana guhamagara ati twababonye aha agahamagara ati mukomere njye kuvuga ariko reka ubanze uyivuge hanyuma Imana iguhereze umugisha ni karibu
urakoze cyane Emi, Mm. Imana iguhe umugisha. Mm. Ndasuhuza abantu badukurikiranye mavuta kuri Ndabirambiwe TV. Eh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nahimbazwe. Nanjye ndashima Imana rero, ndumva mushima Imana. Nitwa Ruyenzi Solange, ndi umubyeyi, ntuye i Remera, mu Ruturusu. Nkaba nkunda gusenga, nkaba nkunda Imana n'abantu bayo. Yego, nanjye ndi mu bwo nawe wayo. urimo n'abandi bose badukurikiranye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yes, Imana ishimwe. Ubu hano turi ni bahita? Ubu turi hano, turi i Kanombe. I Kanombe yahe? Kanombe ya Kigali. Ubu uyu munsi niho duherereye, niho wadukenera ubu ngubu turi kubarizwa. Uwadukenera turi kubarizwa i Kanombe. Yego, yes, Imana ishimwe. Arya ubwo ni mu mudugudu w'akagari ka Rukiriya kabiri? Uzi si nkaho ariho ra? Ni ukuvuga ngo Remera na Kanombe birafatanye, kuri ku mbibi za Kanombe na Remera. Ubwo akagari ka Rukiriya kabiri kaba he? Kari muri Ruturusu muri Remera. Ubu n'ubundi ni nkaho ariho turi. Ubu ni nkaho ariho turi. Umva nanjye mba nagize utemba nahamenye. Yes, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Reka manze mfate uyu mwanya nshimire abantu badukurikiye. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda, kuva i Musanze kugera i Kigali n'inkengero z'iyo migi aho bari hose, za Karongi, za Rwamagana, za Rutsiro n'ahandi henshi nabashiye kuvuga. Bumve ko tubashimiye kubera ko badukurikira umunsi ku wundi. Reka nongere nge mu baturanyi b'igihugu cy'u Rwanda, abantu bari muri Uganda kabisa baradushigikira umunsi ku wundi, abantu bari muri Kenya, abantu bari Zambia, abantu bari mu bihugu bitandukanye byegeranye n'u Rwanda, guturuka no muri Congo. Abarundi bo noneho nabo bumve ko mbatera isari kubera kudukurikira bikatunezeza cyane. Hanyuma tujye hanze, abantu bari mu Burayi kabisa, by'umwihariko abantu bari muri Amerika badusapotinga umunsi kundi bikadushimisha. Abantu bari muri Canada, hirya iyo mu Bufaransa, abantu bari muri za Korea hepfo niza hehe na he, turabashimiye kandi mwumve ko tubikuye ku mutima, kandi tunababwira ko amasengesho dusenga ataraye ubusa ku Mana. Imana izaduhemba kandi Imana bumve ko tubashimiye kandi tubasuhuje bituvuye ku mutima. Bumve ko mbatereye isari, ndabakunda cyane. By'umwihariko abasirikare badukurikira, abapolisi, abashinzwe umutekano bose bava bakagera, ndabashimiye. Ariko mbere y'uko tuganira cyangwa tugira ibyo tuvugaho, wabonye kuri icyorezo cyakomeje kuzamura intera, harya cyitwa Maribone. Wabonye kuri kiriya cyorezo cyakomeje kuzamura intera cyangwa se gufata. Nabonye hari umuntu wari kubanga iki cyorezo abantu nibadaca bugufi ngo tugisengere cyahukane ngo kiratugezayo. Bivuze ngo mu masengesho turasenga turi kubyana Imana, iki cyorezo gikubita umuriro kigira ute cyahukane. Kandi hari ukuntu icyo nshimira abantu, hari igihe umuntu afata umwanzuro wo kwahukana akagenda aciye, ufata umwanzuro wo kwahukana ashira iminsi akagaruka. Rero twebwe tugiye gusengera mu mbaraga zo kuvuga ngo iki cyorezo Mana turakirukanye, ni cyahukane, kigende kigize ute kigiye. Mavuta. Yes, hanyuma rero uyu munsi nifitiye amatsiko, n'abantu badukurikiye bakagira amatsiko, nibarizana n'ababariza. Uyu munsi uri kumva wifuza ko twaganira kuki? Uri kumva wifuza ko twavuga kuki, kugira ngo tuganire ku bintu abantu badukurikiye bamenye titre cyangwa topic tugiye kuganiraho? Emi, urakoze. Nanjye ndumva nabanza nkavuga ku cyorezo cyugarije isi yacu, cyane cyane mu gihugu cyacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, abatuye mu gihugu cyacu, abashyitsi baba badusuye, ni ukuri tugerageze twirinde, kuko iki cyorezo nabonye ari icyorezo kibi. Yego, kibi pe, kibi cyane. Mureke dusengane umwete duhashye iki cyorezo. Imana yo mu ijuru nibona buri muntu wese yaciye bugufi, nzi neza ko idukunda kandi ikunda abanyarwanda, ikunda n'abashyitsi baba badusuye. Nzi neza ko hari ikizakora ikadukiza iki cyorezo nk'uko yadukijije COVID. Yego, ariko nitukijenjekera, ni ukuri ndabarahiye, kiratumara. Yego, rero ndagira ngo nshishikarize abantu kwirinda hamwe no gusenga. Yego, hari gusenga, hari no kwirinda. Twirinde, nubona umuntu wagaragaweho n'ibimenyetso byacyo, ugerageze uhamagare, hari nimero bashyizeho zitishyuzwa. Yego, uhamagare, ubutabazi bw'ibanze buzajya buhita bukugeraho. Yego. Bivuze ngo muri 2019 ndabyibuka, COVID yaraje,
abatarasengaga benshi bahita bamenya gusenga, n'abasengaga by'imikino bahita basenga bitari iby'imikino. Covid iza katangiye ari akantu gatoya gasuzuguritse, kaza ari akantu twumva ko nyine kadakaze, ariko aho twumviye ngo hajemo ibishinge burya nta muntu udatinya urushinge. Noneho kandi bakunda kuvuga ngo ugutegeye ku biryo abakwishe. Twebwe none badutegeraga kuri Nyirangarama tugiye gusohoka, ugiye kugura akantu noneho kugira ngo ahemukire reka apfe kwemera nyine nta kundi. Rero nibareke dufatiranye, baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Kandi iyo rimaze kugaragara rigaragarira wa muntu wari uri kugira ute, wari uri guhinga. Nshatse ngo rero niba natwe icyorezo cyamaze kugira gute kutwinjiramo, tukaba tumaze kubona kiri kwica abantu, kirimo kiradutwarira abantu kiradutwarira abavandimwe, inshuti, abana. Ni ukuri mugerageze pe, mugerageze ibishoboka byose, mwirinde mu bishoboka ibyo ari byo byose, kandi mushyireho no gusenga. Akarusho kiri no gutwara abantu bakaze, ni abantu bakomeye. Nose ntakiri gutwara umuganga ari inzobere mu buganga, aho utaranakandagiye mu wa gatatu pirimeri, ubu niba n'umuganga gishobora kumufata akarwara iminsi 3, ubwo wowe nuko kugeraho uhita ucaho. Ubwo rero nta kindi gishobora gutuma Imana ikurinda, nta kindi gishobora gutuma Imana ibana nawe, nta kindi gishobora gutuma Uwiteka aguhereza imbaraga niyo cyakugeraho n'ikibe cyagufata, kandi cyangwa se ukagenda n'abantu, kuko twirirwa mu modoka duhura n'abantu benshi dusuzanya, ariko nta kindi gishobora gutuma iki cyorezo kitakugera usibye gusenga Imana byonyine. Solange, ubundi mu buzima busanzwe, mu gihe umaze uri gusenga, umaze imyaka ingahe uri umunyamasengesho, cyangwa se umaze imyaka ingahe ukijijwe? Maze imyaka 3. Mbere yego narasengaga, ariko imyaka 3 ndumva ariyo numva nagiranye ubusabane bwiza n'Imana yanjye. Bivuze ngo mbere mu imyaka 3, imyaka ya mbere nasengaga nigurukira, ngira gute, ukwera amafaranga, wabona ahantu hari amafaranga ukajya gukora, ntiwibuke ko ari n'Imana yahakurangiye ako kariba, ukumva nyine ko ari ubwenge bwawe. Ariko ni ukuri Covid yarampumuye. Nabonye ko buri kintu cyose gishoboka. Yego. Aho umukene aringanira n'umukire, aho twese tuguma mu nzu ntihagire usohoka, aho twese dukaraba amazi amwe, aho umva. Ni ukuri mu myaka 3 nibwo nabonye ko ngomba kwiyegereza Imana, kuko ngewe nagaragaweho n'ibimenyetso bya Covid cyane. Imana irandengera cyane mw'abantu. Nibwo asa nkaho nabonye imbaraga z'Imana. N'ubundi narazibonaga imbaraga z'Imana, ariko nibwo nabonye imbaraga z'Imana. Nabonye imbaraga kw'Imana iyi saha ishobora kubika isi, isegonda rimwe ishobora kukuzamurika gukura mu mukungugu ikakwicazanya n'ibikomangoma. Nabonye ko Imana ishobora kukuhanura hejuru ikagushyira hasi. Nabonye imbaraga Imana ifite. Haleluya, amina. Ni ukuri imbaraga z'Imana. Mu myaka 3 nibwo igihu cyari kindi ku maso cyamvuyeho, mbona imbaraga Imana ifite. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo nitukajye turasuzugura amasafuriya, uvuga amasafuriya yagize agaciro kurusha imodoka. Isafuriya yararaga mu nzu, imodoka ikarara hanze cyane. Kandi koko tukabona isafuriya yaraye mu nzu, imodoka ikarara hanze, igatondwaho n'urume, ibyatsi bikayitondaho. Yego, barayorosha igihema. Abagize amahirwe babonye ibihema bayorose. Bose ibitagangurirwa ibiki byose byagiye muri izo modoka, utanabasha no kuba wanajyamo, nta n'igitekerezo cyo kuba wanayijyamo byibura ngo uyase ngo uvuge ngo uva aho ugeza. Isafuriya nyine yagize agaciro kurusha imodoka. Yego. Yes, tukiri aho ngaho, reka nkubaza aka kabazo. Kuri wowe gashobora kukugora cyangwa se kagakomera, ariko kuri njyewe ndumva koroshe. Ubundi muri wowe mpumano ufite z'umwuka wera, cyangwa se mu mpano Imana yaguhaye. Buri muntu aba afite impano Imana yagize yamuhaye, cyane nk'uko ndi kubivuga ngo hari abantu bafite impano yo gukanda subscribe, sibyo? Nk'aba bose bafite impano yo gukanda subscribe. Ariko hahita nibaza nkavuga nti se wowe ni iyihe mpano cyane cyane ugira? Hari umuntu ufite impano yo kubaka izasenyutse zikongera zikabaho,
hari umuntu uba ufite impano yo kugira abantu ukuntu bakwitwara mu ngo bikabaho, hari n'umuntu uba ufite impano yo gusengera abantu bagakira, ufite impano yo guhana. Impano z'umwuka ni nyinshi, ariko burya nubwo buri wese yagira imwe ariko zose zihurira hamwe zikagira icyo zimara. Ni iyihe mpano muri wowe wiyumvamo? Kuko buri muntu aba afite impano yiyumvamo nawe ubwe. Nka kwa kundi usanga abanyeshuri biga, ugasanga hari uwiga computer, hari uwiga gukanika mekanike, ubwo tuvuge ngo hari uwiga hoteleri, hari uwiga za shimi n'ibindi byinshi. Ubwo rero wenda urumva buri mwana aba afite isomo akunda cyane, hari ukunda tourisme, buri wese akagira isomo akunda. Nkawe bitewe n'impano ufite cyangwa wiyumvamo, ni iyihe mpano wiyumvamo ukunda mu buzima bwawe, uniyumvamo kugera ku rwego nawe ubwawe iyo nama cyangwa se iyo mpano igufasha, cyangwa se ukaba wayifashisha abandi kandi ukabona biremeye? Nicyo kibazo cy'amatsiko nari mfite. Urakoze cyane Emi. Burya umuntu ntabwo ajya akunda kwimenya cyane, ariko amenywa n'abandi. Yego, Yesu nashimwe, nahimbazwa amavuta. rero ngewe impano nzi niyiziho ziratandukanye, ariko iyo mbona izi imbere cyane ni impano yo kugira abantu inama, cyane cyane ingo zubatse, sibyo? Iyo mpano mba numva ari impano numva nkunze muri ngewe, ufiringa muri wowe. Wenda reka ngwereze muri ngewe kugira umuntu inama. Noneho tureke no kuba wubatse no ku wundi muntu wese unganye ashaka ko nabugira inama. Yego, uramufasha. Ndamufasha. Iyindi mpano mfite numva mfite ni impano yo guca bugufi, gucura buri muntu wese bugufi, kuko buriya iyo uciye bugufi ntaho utagera Emi. Iyo ubashije guca bugufi, yego, nta hantu n'aha na hamwe utabasha kwinjira. Yego. Ikindi kandi indi mpano numva nzi ni ugusenga. No gusengera abantu barushye n'abaremerewe. Gusengera abantu barushye n'abaremerewe. Hari abantu bazi ko gusenga ari uguhanura gusa. Oya, hari igihe usenga ariko ntuhanure, kandi ugasengera ikintu kigakoreka kandi utahanuye. Yego. N'impano yo gusenga rero nzi ko nyifite. Indi mpano yindi mfite rero, yego, mfite impano yo kurwaza abantu. Urabona ko akunda abakecuru bakuze, abasaza bamwe bakuze. Ntabwo birakunda cyane kuza mu gihugu cyacu, bikunda kuba mu bihugu byo hanze za Burayi, za Amerika. Ni impano yo gufasha abantu, sibyo? Iyo mpano ndayifite pe. Nose nk'ikibazo cy'amatsiko, urabona nk'abantu badukurikiye bari muri Amerika cyangwa bari Canada cyangwa bari hanze, hari n'umuntu uba urwaye cyangwa se arembye cyangwa se arwaye, ariko ugasanga akeneye umuntu umurwaza, ugasanga akeneye umuntu umuhumuriza umutima. Noneho ugasanga nk'uwo muntu ari hanze, ari muri Amerika, ari mu Bufaransa, ari mu bihugu byo hanze bitandukanye bya kure bya Canada, ariko akaba akeneye umuntu umurwaza. Hari igihe abantu nk'abo ngabo bafite abantu barabuze abantu babarwaza, kandi akeneye umuntu umurwaza, ariko ugasanga aribajiye ni se uyu muntu yamfasha ute, uyu muntu yandwaza ute, ese namubona ute ko tutari kumwe cyangwa tutari mu gihugu kimwe, yamfashaho iki ku bubabare mfite cyangwa se ku ndwara mfite, bitewe n'ukuntu we yifuza umurwaza cyangwa umuntu amurwaza. Birashoboka ko ushobora kuba wenda abantu barwara cyane bari hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu ntara zitandukanye, hari ukuntu basanga ukagira ukuntu bafasha, bakagira uko baruhuka mu mutima. We agukeneye cyangwa se akeneye kumufasha cyangwa se umurwaza, byasaba iki? Byanyura mu zihe nzira? Bisaba ko yakora iki? Yakifashisha iki? Urakoze cyane. Buriya rero uburwayi buratandukanye. Hari igihe umuntu arwara akaba kwa muganga cyangwa akaba mu rugo nta kindi kintu abashije kwikorera, ariko hari n'igihe umuntu arwara agashaka umuntu umuganiriza, kumuganiriza gusa, cyangwa se agashaka kumwereka urukundo, sibyo? Abo bantu rero tubashije kubonana, kuvugana, namufasha. Buriya iyo uganiriye n'umuntu nibwo umenya uburwayi nyirizina afite, sibyo? Ashaka kukubwira ati njyewe wenda nabuze abantu, cyangwa se mba numva nigunze, mba numva nta bantu ushaka, mba numva ntishimye. Icyo gihe nawe uragerageza ku buryo umukura muri ya leta yo kuba
yigunze, afite umubabaro, ahorana agahinda, yumva ko nta muntu n'umwe afite wamukunda, yego. ukamuba hafi, Mm, sibyo? mm, Ukamuba hafi, ukamugira uwawe. mm. Ubundi umuntu urabanza ukamugira uwawe, sibyo? Ukamanza ukamwiyegereza. Ukamwiyegereza. Mm, Tuvuge niba ari umumama, ukabanza ukamugira umumama wawe. mm, Ntekereza ko mama wawe bakubwiye ngo mama wagize ikibazo, mm, ukuntu wamufata, mm. sibyo? Yego. Kugira ngo ave muri icyo kibazo, cyangwa ukuntu wamurwaza, cyangwa ukuntu wamuganiriza yagize icyo kibazo wenda nk'icy'ihungabana, ni nako uba ugomba kuganiriza wa wundi uje akugana, sibyo? Yego. Kuko mbere ya byose urabanza ukamwereka urukundo, Mm, ukabanza ukamwiyumvamo, yego. ukabanza ukamugira uwawe. Yego. Niba ari umubyeyi ukamugira nk'umubyeyi wawe, papa wawe, mama wawe. Mm, Niba ari mutoya ukamugira nk'umuvandimwe wawe. mm, Niba ari umwana ukamugira nk'umwana wawe. Nibwo byanga bikunda iyo abonye ko umwisanzuyeho umubohokeye, mm. nawe arakubohokera akakubwira. Kandi burya iyo umuntu avuze Aba aruhutse. araruhuka, Yego. akabohoka, Yego. agakira ku mutima Mm. no ku mubiri akaba yakira. Yego. Yego. Yes, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Uyu munsi imvura ikomeje kwibasira cyane ahantu henshi cyangwa se hano mu Rwanda, ariko birashoboka igihe turimo n'icy'imvura. Ubundi imvura ikunda kugaragara cyangwa se kugwa mu kwa 9, ariko akenshi niko mbyumva njye ntabwo ndi uwa kera. Babaga bavuga ngo igihe cyo kwa 9 ni icy'imvura, ariko muri uku kwa 10 niho imvura iri kuzana amahane. Wenda mu buryo bwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete kuko ikirere gisa nabi, abantu wenda bizi barahita bambwira ati uriya mubyeyi twamukunze none wamutwaye vuba, ariko ni uku nguku biba bimeze. Icyakora agahora ngo gahanzeho ntakagaruka, ni uwacu ni uwanyu. Umunsi kuri igihe mwamukenerera, igihe bagushakira, ndahamya nashidikanya ko nta kubura. Nta kibazo ndahari. Muri iki gihe rero ibihe by'imvura, ibihe by'izuba, ibihe by'itumba, ibihe by'umuhindo, wowe ushaka kuba uri umwana ibyo bintu utabizi. Ibihe byarahindutse, byarahindutse. Ntabwo uko byari bimeze kera ntabwo ariko ubu ngubu bikimeze. Yego. Ubu rero tugeze muri periyode y'imvura. Isaha ishakiye, igihe cyose ishakiye iragwa. Rero ndahari, igihe cyose muzankenerera ndahari ku bwanyu, nta kibazo. Mavuta. Yes, ni ikihe kintu kimwe wakwifuriza abantu cyangwa se wabwira abana badukurikiye mbere yuko dutanga nimero yawe? Ikintu nakwifuriza abantu kuri iki gihe, icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni urukundo. Yego. Tukagira urukundo, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndumva icyo ngicyo ari burya urukundo rukubiyemo ibintu byose. Yego. No gusenga harimo ibintu byinshi. Yego. Yes, hanyuma Imana ishimwe kandi Imana iguhereze umugisha. Mbere na mbere ndagushimiye kandi ngushimiye bivuye ku mutima, wumve ko ngushimiye bivuye ku mutima. Urakoze cyane nawe Yemi. Yego. Yes. Kandi ndashimira n'abari badukurikiye kuri Ndabirambiwe TV. Yego. Bakore subscribe. Mavuta. Basharinga iki kiganiro, Yego. kigere no ku bandi. Batere komenti, banatugire n'inama y'icyo ejo ubutaha tuzongeramo. Yego. Aho twaba twakoze nabi, aho twaba mbega batugire inama uko bo babyumva, kugira ngo icyo ubutaha kizaze kimeze nk'uko bakifuza 100%. Yego. Imana ishimwe. Hanyuma reka dutange nimero yawe ku buryo wagize wakwifuza kukuganiriza, cyangwa se wakwifuza kuvugana nawe, cyangwa se yakwifuza kugira icyo akubaza, cyangwa se inama yakwifuza kukugisha, cyangwa se yakwifuza kumusenga akaba yaguhamagara. Hanyuma Imana igabwa icyubahiro. Ni karibu, Imana iguhereze umugisha. Nimero yanjye ni 0788 60 95 22. Tuyisubiremo. 0788 60 95 22. Ndahari ku bwanyu. Yego. Uzifuza ko namugira inama, uzifuza ko akeneye ubufasha ku byo kurwaza, ndahari. Uzifuza ko tuganira, uzifuza ko mwereka urukundo, uzifuza ko namubera umubyeyi, ndahari ku bwanyu. Ibindi byose tukabiharira Imana. Amen. Yes, hanyuma reka dufataga akanya dusengera abantu badukurikiye, abantu barushe n'abaremerewe, abantu bari mu ikode, abantu bishwe n'inzara, abashomere by'umwihariko, abantu bafite visa cyangwa se bafite ibyangombwa ariko kuba bajya hanze bikaba byaranze, abantu birirwa bakora transport mu muhanda, abamotari, abashoferi, abanyonzi,
n'abatwara indege bose. Mm. By'umwihariko reka ufate aka kanya basengera bashyira imbere y'Imana, hanyuma Imana iguhereze umugisha. Ni karibu. Amina. Turagushimiye Kristo mwiza, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri umutabazi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuganiriza ubwoko bwawe Kristo, nubihimbarizwe. Turakwinginze rero Uwiteka Imana, mbere ya byose nubanza utweze udutunganye, utubabarire ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu, ubabarire imiryango yacu, ubabarire inshuti zacu, ubabarire abana bacu, ababyeyi, ubabarire igihugu cyacu muri rusange. Nyiringabo Imana, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo mbere yo kuza imbere yawe tubanze dukure ibishimwa mu bigawa. Turakwinginze rero ngo amaraso ya Yesu abanza tweza dutunganye, adukureho umugayo wose kugira ngo tuze imbere yawe dutunganye Kristo. Turaguhamagaye rero ngo uzubane natwe, ukomeze intambwe z'ibirenge byacu. Sengeye buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro. Uwiteka Imana, abarwayi ubakize, ikiganza cyawe kibakoreho kibakize. Ababyeyi batwite ubane nabo Nyiringabo Imana, abagiye kubyara ubaha abana bazima, ndetse n'ababyeyi bave kwa muganga ari bazima. Sengeye abana bacu bari ku mashuri Nyiringabo Imana, ubashyireho uburinzi ndetse n'ubudahangarwa, utanga ubwenge mu bana. Sengeye abashoferi bahora mu muhanda inshuro nyinshi, ndirukana impanuka ndetse n'igisa nayo mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Imana buri mushoferi wese uzajya yicara mu modoka ujye umubera vora, umubere umuyobozi. Kandi ujye urinda n'abagenzi, urinde buri muntu wese mu ruhande rwe. Sengeye n'abapilote mu izina rya Yesu Kristo, ujye ugendana nabo, ubane nabo mu birere aho bagenda hose. Sengeye igihugu cyacu, sengeye isi yacu, sengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye buri munyarwanda wese aho ari hose mu isi yose mu izina rya Yesu Kristo, ngo umuhagarareho, uburinzi bwawe mubeho. Mwami wanjye ndasenze cyane, Uwiteka Imana niwe ururutse imbaraga zawe, wirukane iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Udutere inkingo zo mu gihugu cyo mu ijuru Nyiringabo Imana, udushyireho uburinzi ndetse n'ubudahangarwa buturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Sengeye Uwiteka Imana na Emi Nyiringabo Imana, numwagure mu buryo ubwo aribwo bwose, bwaba uburyo bw'umubiri bwaba n'uburyo bw'umwuka. Iyi TV ya Ndabirambiwe uyagure aho ariho hose, kandi igenda ku isi yose Nyiringabo Imana. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Ni mu izina ryawe ugera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina.